ndabahaye ikaze mu kiganiro ubuzima buzima. Nk'uko rero mubibona ndi kumwe na dogiteri, akaba ari dogiteri w'amaso witwa Musangwa Jean, akaba afite clinique ivura amaso yitwa Musangwa A Clinic, aho tugiye kuganira ku burwayi bw'amaso kugira ngo murusheho kumenya byinshi ku buryo mushobora kwirinda izo ndwara, ndetse noneho n'uburyo mushobora kumenya ibimenyetso byazo. Reka rero tugane mu bitaro byanyu aho turi buze kugirana ikiganiro mu buryo burambuye. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi rero turaza kugaruka ku ndwara yitwa astigmatisme. Turagira ngo mbere ya byose mubanze mudusobanurire ubundi n'indwara ki ku muntu utayizi. Kugira ngo umuntu agusobanurire astigmatisme rero, ibyiza ni uko twareba kuri iki gishushanyo tukitaho cyane cyane aka kamambrane ni transparent kari imbere y'ijisho bita cornée. Ako niko ka mbere. Aka kabiri ni lentille iri mu jisho mo hagati bita cristallin. Indi elema ya gatatu tugomba kwitaho ni uburebure uvuye kuri cornea ukagenda ukagera inyuma kuri retine iri inyuma y'ijisho. Ibyo bintu uko ari bitatu nibyo bituma dushobora kumva indwara z'amaso zirimo n'iyo astigmatisme umbaza. Astigmatisme iterwa n'ukuntu ijisho riremye, iterwa n'ukuntu ya lentille ya cornea cyane cyane, nubwo na cristallin ishobora kuba yabigiramo uruhare, ariko cyane cyane ni cornea, forme yayo niba ifite forme ku buryo za rayon zose zitangana, icyo gihe ugira abyita astigmatisme. Mwari mukomeje ko igishobora gutera astigmatisme nanone bishobora guterwa n'uko ijisho riremye cyangwa se forme yaryo. Ese ni uburwayi umuntu avukana cyangwa se ni ibintu bigenda byidevelopa mu gihe umuntu ageze ku isi? Urumva, iyo uvuze uko biterwa n'ukuntu ijisho riremye, umuntu aremwa akiri mu nda ya nyina, ni ukuvuga ko arabivukana, ariko bishobora kuba byakura byahinduka gatoya, ariko ibyangombwa byose umuntu arabivukana. Ni ukuvuga mbese uko umuntu akura niko n'ijisho rigenda rikura. Iyo rero rikura n'ibice byaryo bigenda bikura, bihari icyahinduka, ariko ibyangombwa wabivukanye. Nyuma yo gusobanukirwa indwara uburyo ibaho ku muntu, turagira noneho mudusobanurire ibimenyetso bishobora kugaragara kuri uwo muntu urwaye astigmatisme. Ibimenyetso byayo rero ni ibintu umuntu ashobora kubana nabyo iyo ari ntoya, tuvuge ashobora kubana nabyo ntanabimenye. Kubera iki? Tuvuge nk'umwana, kubera abafite souplesse na plasticité nyinshi, kandi n'ibyo akora agenda bihindura kenshi, ashobora kwihangana bikamukundira. Iyo yakumva ananiwe, kuko ikimenyetso cya mbere ni ukureba ukananirwa, kuko igituma unanirwa uba ushaka kubona image igaragara neza, kandi systeme ucishamo ureba idashobora kuyiguha. Noneho hari ya lentille iri mu jisho bita cristallin. Iyi lentille iri mu jisho igihe cyose nizuminga kugira ngo image imere neza, icyo ureba igihe kimere neza, haba muri astigmatisme, haba mu bindi ibyo ari byo byose. Igihe cyose image itaje ngo ije kuri retine, ya lentille niyo izuminga kugira ngo ikorije iyo image yinjiye. Ni ukuvuga rero muri astigmatisme, igihe cyose ureba gukoresha amaso, iyi lentille n'izi muscles ziyifashe biba bikora. Iyo bikora rero buri gihe bishyira au point,
bizana bishaka kubona image nziza kandi bidashoboka, umuntu agenda ananirwa. Ikimenyetso rero cya mbere ni ibimenyetso byo kunanirwa. Ni ukuvuga urarebye, utangiye kumva amaso akubabaza, utangiye kubona ibyo warebaga ntabwo ukibibona neza cyane, byatinda utangiye kumva mu mutwe, utangiye kuzana ibimenyetso nk'aho ugiye kurwara umutwe, ndetse wakomeza gukora cyane ukarwara umutwe. Ni ibyo bimenyetso bya astigmatisme. Indwara ya astigmatisme twumvise yuko umuntu ayivukana, ariko se nta muntu ushobora kuba yayirwara ari mukuru? Kuvuga kuyirwara ari mukuru, wenda ashobora kuyimenya ari mukuru, ariko abasanzwe ayifite. Abasanzwe ayifite, wenda kubera imirimo akora, wenda kuko ya souplesse ya cristallin itangiye kugabanuka, agatangira kumva ibimenyetso byayo, ariko aba yarayivukanye. Ese ubundi imenyekana ku myaka ingahe? Kuko niba ari indwara umuntu avukana ntabwo akiri uruhinja ihita imenyekana. Ese umwana urwaye indwara umuntu ashobora kubimenya ageze nko mu kigero kingana gute? Burya umwana ureba neza, cyane cyane abaganga bazi iby'abana cyangwa se iby'indwara z'amaso baba bazi no kubikurikirana. Hari ibimenyetso rero bikwereka ko umwana atareba neza, ukabona attention ye ku bintu iragabanuka, ntashobora gufixa ikintu ngo amare umwanya, cyangwa se hari ibintu atitaho akabihunga. Hariho nk'umwana ushobora kugera kuri televiziyo areba akanya kumva biramurya akareba hirya cyangwa akigira mu bindi. Icyo ni kimwe mu bimenyetso bishoboka. Ibindi tuvuge nko mu gihe atangiye kujya mu ishuri, muri maternelle burya bakora depistage cyane, baba bagomba kohereza kwa muganga uvura amaso umwana wese babona arangara cyane, adakurikira, areba akagira utubazo, ari ukuzana amarira mu maso, ari ukunanirwa akarwara umutwe se, bakamusuzuma, noneho bakareba niba nta kibazo afite. Reka noneho tukomeze ikiganiro tujya ku yindi ndwara bitajya bisigana yitwa hypermetropie. Hypermetropie ni igihe imirasire iza ikarenga retine ikajya guhurira inyuma. Aha ngaha rero biba biteje ikibazo. Ni ukuvuga umuntu abibona gute, abyumva gute? Icya mbere yumva nuko ashaka kureba ibya hafi bikamugora. Uko yigijije hirya akumva biramworoheye, kuko ya cristallin nababwiraga iri mu jisho hano, iyo yongereye volume ibigabanya distance, ibikonverera za reyo ngo zize hafi. Hypermetropie ni ukuvuga igihe cyose ushaka kureba ikikwegereye birakugora. Ni ukuvuga rero ureba hypermetropie ufite ni ntoya cyane, ni moyenne, ni nini, kugira ngo urebe niba byagukundira koko. Icya kabiri, imyaka ufite birajyana byanze bikunze. Iyo ufite imyaka mikeya ashobora kurwanya ukagerageza bigakunda, ariko uko ugenda ukura ukageza ku myaka 20 wihangana, ugatangira ukagera kuri 30 bikugora cyane, ndetse byagera bikakunanira utarageza no kuri 40, ubwo ni ukuvuga biba biterwa na hypermetropie yawe uko ingana. Ni ukuvuga rero nk'umuntu ufite imyaka 30 akaranirwa gusoma muri telefone cyangwa akigiza hirya, ugasanga ukuboko kumubanye kugufi, byanze bikunze aba afite hypermetropie. Ese iyo umuntu yivuje hakiri kare biramufasha, izo appareil mu muhanzi ushobora kumufasha ku buryo ashobora kuzagera igihe noneho akaba atakwambara linete kandi akaba yabona bya bintu bisa nkaho biri hafi ye?
ahangaha ntabwo ari kuri hypermetropie gusa, astigmatisme birayireba. Uko ijisho rikoze, lunette baguhaye zo kwambara ntacyo zihindura ku jisho, ziraryuzuza ariko ntabwo zirihindura. Ni ukuvuga iyo ushyizemo lunette, systeme ureberamo iba nziza, iyo uzivanyemo irongera igasubira kwa kundi yari imeze mbere. Ntabwo rero uzambara lunette ngo ni amezi 6 cyangwa n'umwaka cyangwa n'imyaka 5 ngo ya myopie cyangwa ya hypermetropie igabanuke, nk'uko utavuga ngo yibyiyongereye kubera ko utambaye lunette. Ntabwo byaba ari byo. Nizihe nama ushobora guha abantu kugira ngo turusheho wenda kuzirinda, nubwo twumvise ko bigoye kuko ari indwara umuntu avukana, ariko nanone ntimwabura kugira inama muha abanyarwanda bari gukurikirana ikiganiro? Izo ndwara z'amaso zireba cyane cyane uburyo igihugu kigenda gitera imbere mu gusoma, mu gukoresha IT, birajyana byanze bikunze. Umuntu wirirwa kuri computer agataha arwaye umutwe, agataha agira gute, icyo ni ikimenyetso ko atari muzima mu maso. Agomba rero kujya kwa muganga ushobora kuba yamusuzuma, akamuha amarinete yamufasha kugira ngo akore akazi, atagira izo ndwara, atagira ibyo bibazo. Nicyo kintu cya mbere. Ni ukuvuga ari guhera mu bwana, umwana ufite ibimenyetso byo kutareba neza, umubonye ari umubyeyi we ari ku ishuri, baba bagomba kumwohereza kwa muganga. Nta kuvuga ngo ni uguhera ku myaka ingahe umuntu agomba kwambara lunette, n'abo umwaka umwe barazambara iyo ari ngombwa. Kandi lunette ni umwambaro, ni ikintu umuntu yambara akakimenyera, ntacyo kimutwara. Ntabwo kureba kuri ekran bitera uburwayi, ntabwo bitera uburwayi, ahubwo iyo ubufite bikubwira ko ubufite. Icyo ni ikintu cya mbere buri wese yari akwiye kumenya. Niba urebye kuri ekran ukumva utangiye kunanirwa, kumva jya kwa muganga uvura amaso. Nyuma y'uko mumaze kubona ikiganiro kirambuye twagiranye na Dr Musangwa, aho yatuganirije byinshi cyane, ndatekereza ko mwese mwakurikiranye iki kiganiro twagiranye mwabashe gukuramo byinshi, yaba uburyo mushobora kumenya ko murwaye izi ndwara, ndetse noneho n'uburyo mushobora kuzirinda, nubwo twabonye yuko bigoye kuko zimwe muri izi ndwara abantu bazivukana cyangwa se zigaterwa n'ikigero umuntu agezemo. Ariko reka tugana ku musozo, shimire Dr Musangwa, mwakoze cyane kutuganirira. Mwakoze namwe kumusura no kumuha umwanya wo kugeza ibitekerezo byanjye n'ibyiyumviro byanjye ku banyarwanda. Okay. Reka rero nshimire nanone timu yose twakoranye, ariho director wanjye ariwe Rene, ndetse na Patrick wari uri kuri kamera. Reka mwese mbashimire, ndetse n'abanyarwanda muri rusange mukurikirana ikiganiro, kandi tubashishikariza gukomeza gukurikirana ikiganiro Ubuzima Buzima kuri TV1, kuko ari ikiganiro kibafasha kumenya byinshi cyane ku ndwara. Mushobora kumenya uburyo izo ndwara zandura, ndetse n'uburyo mushobora kuzirinda. Nge nitwe Eric Seba, iyi ni TV1. Reka rero ikiganiro Ubuzima Buzima tuzongere tubane ubutaha. Icyo uyu munsi tugisoreje hano, mugire impagarike n'ubugingo.